Ikaze nanone hano kuri Yegoo TV. Aka ni kakanya kani muntu ki aho tureba amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye, tukareba amateka yabo, ubuzima bwabo, ese bageze ku nzozi zabo bigenze gute, ese bimeze gute mu buzima busanzwe, babayeho gute, ese babigezeho bigenze gute. Ibyo byose tukurikirana mu kiganiro ni muntu ki. Ni mu rero yacu uyu munsi tukaba tugiye gukurikirana hamwe umukinnyi wa filime arakunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'ukuntu ari umuhanga mu byerekeye no gukina filime, amaje kumenyekana cyane ku izina rya BIJOUX. Gusa ntabwo ariyo mazina yonyine yigeze, kuko afite n'andi mazina menshi agiye atandukanye bitewe na filime nyinshi yagiye atsina. Gusa uyu ni umukobwa w'umuhanga cyane umaze kwigarura imitima ya benshi cyane bitewe n'ubuhanga afite mu bijyanye no gukina filime. Munezero Aline cyangwa se BIJOUX, amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Munezero Aline. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, avuka mu kwezi kwa munani, avukira mu muryango w'abana batanu, akavuka ari imfura iwabo, akavuka ari umwana wa mbere iwabo. Akaba amaze kuba yakubaka izina, dore ko afite amazina menshi cyane agiye atandukanye bitewe na filime yagiye agaragaramo. Yagaragaye muri filime nyinshi cyane, ibyo ntabwo twabitindaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Aline ni muntu ki. Kamanze mfata akanya ngushimire cyane wabashije kuba wakora subscribe. Mbwiye ngo nawe utarakora subscribe, manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane gahunda nyinshi Yegoo TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. BIJOUX wamenyekanye cyane mu mafilime agiye atandukanye nka BAMENYA SEIES. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Munezero Aline. Avuka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu mu kwezi kwa munani. Avukira i Kigali i Kanombe, avukira mu muryango w'abana batanu, akaba ari umukobwa ukunda guseka, agakunda gusenga ndetse agakunda no gukora bya cyane. Uyu mukobwa mu bijyanye n'amashuri ye yize mu bijyanye n'imyigire. Aline akaba yarize mu mujyi wa Kigali amashuri ye ya nasari cyangwa se amashuri y'incuke, ndetse aza kwimukira i Butare we n'umuryango wiwe. Nyuma yo kwimukira i Butare k'umuryango we niho yaje gukomereza amashuri yiwe, ndetse amashuri yiwe aza kuyakomereza i Butare, aza no kuhava ajya kwiga ibyumba. Nyuma yo kuva ibyumba aza kujya mu Bugande, aba ari hajya kurangiriza amashuri yiwe. Mu wa gatandatu primaire nibwo Aline yatangiye kugira inzozi z'uko agomba kuzaba umukinnyi wa filime, ndetse akabikunda bya cyane. Nibwo yatangiye gukunda ibintu byerekeranye na filime, ndetse muri segonderi aho yagiye yiga amashuri yiwe yisumbuye yagiye arangwa no gukina amafilime agiye atandukanye y'inkinamico, ndetse akaranga no kwandika imivugo, dore ko ari umuhanga mu bijyanye no kwandika imivugo. Nyuma filime zakomeje gutera imbere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, filime zitangira gukinwa, ndetse haza no kuboneka filime nyinshi cyane zari zikunzwe cyane nk'ikigeragezo cy'ubuzima. Iyi ni imwe muri filime yabonye akumva yuko atagomba guhagarika inzozi ziwe, akumva yuko agomba kurwana mpaka ageze ku nzozi ziwe z'uko agomba kuzakina filime. Iyi filime ikigeragezo cy'ubuzima akimara kuyibona nibwo abanjije kuba atangiye gutekereza yuko nawe agomba kuzaba umukinnyi ukomeye nka bagenzi ndetse na Aline Gahongayire. Abahanga mu byerekeye no gukina filime barimo barakina filime muri iki gihe, filime ikigeragezo cy'ubuzima, filime yakunzwe na benshi. Nyuma yo kurangiza amashuri yiwe yisumbuye, Aline nibwo yatangiye kuba yahiga inzozi ziwe zo gukina filime. Nubwo yaje guhamagara umwe mu bashinzwe gutegura filime zigiye zitandukanye, akaba ari umuhanga cyane nawe mu gutegura amafilime, dore ko yateguye filime nyinshi zigiye zitandukanye nka Ndi Umukristo. Nyuma aza kumuhamagara amusaba yuko bahura. Mu guhura kwabo ngo bahuriye mu gipangu kwa Rubangura. Aline amubwira yuko yifuza gukina filime yumva bifite mu nzozi ziwe. Uyu nawe amubera umwana mwiza, bamwita Apolline. Numwe mu bashinzwe none mu gutegura amafilime, akaba ari umuhanga mu gutegura amafilime bya cyane. Uyu nguyu Apolline nawe yamubereye umuntu mwiza, dore ko yarimo arategura filime, ahitamo yuko na BIJOUX yazaba umwe mu bazakina muri iyi filime. Ubwo nibwo BIJOUX yatangiye gukina filime, yinjira muri filime gutyo. BIJOUX watangiye gukina filime mu mwaka wa 2017. Filime ya mbere yakinnye bayita Bazirunge. Nyuma yo gukina filime Bazirunge yaje no gukina izindi filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye, dore ko yabaye umuhanga cyane mu byerekeye no gukina filime. BIJOUX akaba ari kimwe n'izindi filime nyinshi zigiye zitandukanye nka Gica, Nyirabayazana, Sakabaka, City Maid, iri gutangira, Bamenya, Bibabera isomo, ndetse n'izindi filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo, dore ko uyu mukobwa ari umuhanga cyane mu byerekeye no gukina filime, akamajije kuba yafata imitima ya benshi. Nyuma yo kugaragara muri izo filime zose, ushobora kuba wibaza uko yageze muri BAMENYA SEIES
nyuma y'ubuhanga bugaragara cyane mu gukina filime yaje kuba yakitabira muri casting ya BAMENYA SEIES, nabwo aza kuba yakemerwa nk'umukinnyi wa Menya kubwo ubuhanga bamubonyemo, atangira gukina muri BAMENYA SEIES. Gutyo tugiye kurebera hamwe tumwe mu tuntu tundi wibaza ku buzima bw'uyu mukobwa BIJOUX cyangwa se Munezero Aline, umukobwa w'umuhanga cyane mu byerekeye no gukina filime. Avuga byinshi bigiye bitandukanye, dore icyiza ahuye nacyo muri sinema. Avuga yuko yahuriyemo n'inshuti zimugira inama ndetse agakuramo no kuba yamenyekana. Bimwe mu bintu byamutunguye ni ukuba yabaho mu buzima bwa gisitari, kuba abona abantu bamutangarira mu bintu byamutunguye bya cyane. Gusa yaje kwiga kubana nabyo ndetse ubu ngubu akaba nta kibazo afite cyane. BIJOUX cyangwa se Munezero Aline, umwe mu banashimira cyane mu buzima bwiwe, avuga yuko ari mama we, akavuga yuko mama we amugira inama nyinshi zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa, akabasha no kuba yamwakira uko ari, dore ko yamwakiriye mu bihe byari bigoye ubwo BIJOUX yari atwite, dore ko BIJOUX ari umwe mu bakobwa babyariye iwabo. Gusa yaje kuba yakomeza ubuzima ndetse aza no kurwana kugeza aho ageze ubu ngubu, akaba ari umukobwa wifashije ndetse unameze neza mu buzima bwe bwa buri munsi. Zimwe muri role zimugora kandi zamugoye cyane ni ugukina ari umusazi. Munezero Aline cyangwa se BIJOUX avuga ko igihe byinshi muri iyi sinema nyarwanda harimo kubana ndetse nuko yitwara mu bantu benshi. Kimwe mu bintu bibabaza cyane Munezero Aline ndetse n'iyabyibutse biramubabaza, amara agatemba ku maso akabasha kuba yarira, nuko yigeze gusorwa mu kizamini azira kuba ataratanze minerivare. Nyuma yaho aza kubibwira umubyeyi we, umubyeyi we agerageza gushakisha, byavuga yuko akunda umubyeyi we bya cyane ndetse aza kuba yabyitaho birarangira. Bamwe ku bantu b'icyitegererezo kuri Aline avuga yuko ari mama we, hava mama we hagakurikiraho Nelson Mandela ndetse hakazaho na His Excellency Paul Kagame, perezida wacu intore zirusha intambwe. Akunda indirimbo mu buzima busanzwe, zimwe mu ndirimbo akunda kumva ni iz'umuhanzi Celine Dion. Ubu ngubu tuvugana BIJOUX akaba ari umumama ufite umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 3 n'ine. Kimwe mu bintu bimubabaza cyangwa bimuhangayikisha ni ukubona umuntu ababaye atamufasha agahangayika kurushaho. Nk'undi mwana wese mu buto bw'aba yaranzwe n'amakosa agiye atandukanye. Rimwe mu makosa yaranze Aline mu bwana bwiwe, yakundaga kurya isukari bya cyane ndetse mama yakundaga kubimukubitira ubwo yakundaga kurya isukari cyane, mama akamubuza. Munezero Aline kandi avuga yuko yigeze gukubitwa mu bwana bwiwe azira umuntu wigeze kumwandikira urupapuro amusaba urukundo, nabwo aza kurutahana. Mu kugera mu rugo papa waza kurubona aramukubita cyane. Kubwo ngubwo uwo mutipe yese akatirwa amutera indobo, amubwira yuko bidashoboka nyuma yo gukubitwa inkoni yakubiswe na se. Si umukinnyi wa filime gusa, ahubwo Munezero Aline akunzwe kwifashishwa n'abahanzi mu mashusho y'indirimbo. Si ibyo gusa, Munezero Aline kandi ni umucuruzi, dore ko bivuga yuko acuruza ku murindi. Hari ikibazo none ushobora kwibaza kuri uyu nguyu Munezero Aline, ushobora kwibaza niba afite umukunzi. Igisubizo ni yego, dore yuko bigaragazwa n'iyi nkuru yo ku munsi wa 28 z'ukwa munani mu mwaka wa 2020, ubwo yambitswe impeta n'umukunzi we Abijuru Benjamin amusaba yuko bazabana. Byari ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani nibwo uyu musore yateye ivi asaba Bijuru yuko yamubera umugore, nawe aramwemera amubwira yego. Ibi nkuru kimoma ahantu hose. Inkuru yavugaga yuko umusore Benjamin yambitse umukunzi we BIJOUX impeta amuteguza kuba babana. Ibi ngibi byabaye mu ijoro ry'itariki 28 z'ukwa munani. BIJOUX nawe aza kuvuga ngo yego. Mu myaka mike ishize BIJOUX yinjiye muri uyu mwuga wo gukina filime, amaje kwegukana ibihembo bigiye bitandukanye nka The Best Supporting Actress Rwanda International Movie Award 2020 is Munezero Aline from BAMENYA TV series. Congratulations. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Yegoo TV mu kiganiro ni muntu ki, ubwo twareberaga hamwe ese BIJOUX
ni muntu ki. Ibi byose twabikurikiranaga hano kuri Yegoo TV. Reka ngushimire wabanye natwe nkubwira ngo kanda like nurangiza ukore share ukande na subscribe kugira ngo ubashe kuba wadutera inkunga tubashe kuba twakomeza kukubwira ni muntu ki. Niba kandi hari ikindi cyamamare wifuza kumenya ni muntu ki, wowe icyo usabwa ni ukubasha kuba wakandika muri comment ukatubwira icyamamare wifuza kumenya ni muntu ki, natwe twarangiza tukazakubwira mu kiganiro cy'ubutaha ese icyamamare ukunda ni muntu ki. Reka ngushimire cyane wahisemo kubana natwe nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana byinshi Yegoo TV izajya igutegurira umunsi ku munsi. Murakoze naho ubutaha.